Ese pasti kwegera Imana bisaba kugira agahinda cyangwa kugira ibyishimo? Ese hari itandukaniro hagati y'ibyishimo n'umunezero? Ubundi Imana ihanira umuntu mu bihe bitatu: uwakoze ibyaha iramuhana, n'uri mu byaha ikamuhana, n'uzakora ibyaha ikamuhana. Amadini rero yafashije abantu kuba inyangamugayo, ntiyabafasha kugera ku rwego rw'ubupfura. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Congo, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, abari muri Afrika mwese mushaka kumva ikirundi, ikinyarwanda, ikinyamurenge, ikinyabwisha. Turakunda ni gusenga everyday, ni gusenga uzaneshwa no gusenga uzaneshwa. Senga ariko umugabane w'Uburayi mukorekerano byacu, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya mukurikirana ibiganiro byacu, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika mukana ibiganiro byacu, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Oceania mukana ibiganiro byacu, Imana ibahe umugisha. Nkuko muri kamera za gusenga everyday turi kumwe na Pastor aho. Amakuru yanyu ni meza. Mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday, abatugana badufasha badukurikirana ndetse bagasangiza ibiganiro byacu na rubanda kugira ngo ubutumwa bwiza bugere henshi. Turabakire kandi tubasabiye umugisha. Murakoze Mana, turagushimiye, turaguhimbaje izeresi umwanya w'ingenzi waduteguriye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Ubutumwa bwiza bugere hose, buhembura imitima y'abera bahindutse bakomezwe, kandi n'abatarahindurwa n'ubutumwa nabo barusheho guhindurwa nabwo, kugira ngo bose wo mukumbi wawe wishimirane mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor, uyu munsi twashaka ngo tuganire ku gahinda n'ibyishimo. Ese Pastor, kwegera Imana bisaba kugira agahinda cyangwa kugira ibyishimo? Biterwa n'agahinda bagize cyangwa n'ibyishimo bagize, kuko ibyanditswe byera, ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 18 hatubwira ibyo abanyabwenge. Haravuga ngo certain philosophe, nuvuga ngo abanyabwenge n'aba philosophe bahuye na Paulo, noneho baravugana bati uyu munyamagambo menshi arashaka kuvuga iki? Yavugaga ibya Yesu no kuzuka, ariko mwaravuga ngo manza ashaka kutubwira iby'Imana zinzaduka, kuko barabemenyereye ibigirwamana byabo. Ariko bumvise Paulo avuga ubutumwa bwiza, babona ko abasakurije, baravuga ngo uyu munyamagambo menshi arashaka kuvuga iki? Umenya ari ubwiriza Imana zinzaduka, kuko yavuga ibyo ibya Yesu Kristo n'umuzuko. Angaha aba philosophe, ijambo ry'Imana ngo bamwe mu banyabwenge bitwa aba Epikureo n'abasitoiko. Epikureo n'abasitoiko, abo banyabwenge rero baba Epikureo n'abasitoiko, bamwe bavugaga ko umuntu yegera Imana anyuriye mu gahinda, abandi bavuga ko umuntu agegera Imana anyuriye mu byishimo. Aba Epikureo bavuga ngo kirazira, ntibishoboka, ntabwo abantu bashobora kugera ku Mana batishimye batanezerewe. Abasitoiko bakavuga batoya, ahubwo icegereza umuntu Imana na agahinda. Ntibabyumvikanaho, ariko kuko bari abanyabwenge bose babita ngo nabigisha b'inyigisho z'ibinyoma. Abantu bumva ko inzira imwe yo kwegera Imana ari ukwishima ni ikinyoma. Abantu bavuga ko inzira ari imwe yo kwegera Imana ari uko ufite agahinda, naco cabaye ikinyoma. Kuba Epikureo kwishima byabaye ikinyoma, n'agahinda biba ikinyoma. Nuvuga ngo nta nzira yaremwe n'abantu yashobora kubegereza Imana. Aba Epikureo bavuga ko uwishimiye wese yegera Imana. Abasitoiko bati uwabaye wese yegera Imana, ariko sibyo. Nukuvuga ngo umunezero ufite ibice bibiri, n'agahinda kakagira ibice bibiri, n'ibyishimo bikagira ibice byinshi. Nukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa kwegera Imana ngo nukunezerewe, cyangwa kwegera Imana ngo nuko ufite agahinda, ahubwo wegera Imana nuwahindutse akaba yarabyaho ubwa kabiri. Pastor akoze. Pastor, ni gute Imana igira agahinda? Imana dusomye mu Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 5 n'uwa 6, haravuga ngo
Uwiteka aravuga ati kwibwira kose imitima y'aba bantu ni kubi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka yicuza ko yaremye abantu bimutera agahinda mu mutima. Imana ubwayo ntabwo igira agahinda, yigirira agahinda, kuko kamere yayo ntabwo ari yo kwigirira agahinda ko nta kibuze, ahubwo igirira agahinda abo yaremwe. Iyo ibonye ko batitwaye nk'uko yabategetse ibagirira agahinda. Ako gahinda Imana igira rero ntabwo ari akayerekeye, ahubwo nayo kubiremwa. Nuvuga ngo ibiremwa ntabwo byitwaye nk'uko nabishakaga, none banteye agahinda kw'ingaruka y'ibibi bakoze igiye kubarimbuka, Imana bikayitera agahinda. None rero Imana ntashayitera agahinda kuko nta kibuze, ariko ukunda abana bayo na agahinda ko mu rukundo, agahinda ko mu rukundo. Abakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 10 haravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana kazana agakiza, kuko gatera kwicuza kutihana kakatuzanira agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi kazana urupfu. Nuvuga ngo umupagani ufite agahinda ntaco kamugezaho, ariko agahinda gatewe no kuzinuka ibyaha kamugeza ku bugingo buhoraho. Nukuvuga ngo rero agahinda kari mu ubwo buryo butandukanye bubiri. Imana rero igira agahinda ariko ikagiriye abo yaremwe, igira agahinda ikagiriye abo yaremye. Ibona ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi iteka ryose, Imana yicuza kuko yaremye abantu bimutera agahinda mu mutima. Ese hari itandukaniro hagati y'ibyishimo n'umunezero? Rirahari. Ibyishimo ni iby'abakristo gusa, ariko umunezero ni uw'abakristo n'abapagani. Ni ukuvuga ngo umupagani agarukira ku rwego rw'umunezero, ariko umukristo agira uwo munezero w'abapagani akagera no ku byishimo. Ku ibyishimo ni imbuto y'umwuka, uko nta munyabyaha wagira amahoro, nta munyabyaha wagira ibyishimo, kuko hari ibintu 9 mu mbuto z'umwuka umupagani adashobora kugeraho. Umupagani ntiyagira urukundo, umupagani ntiyagira ibyishimo, umupagani ntiyagira amahoro, umupagani ntiyakwihangana, umupagani ntiyagira neza, umupagani ntiyagira ingeso nziza, umupagani ntiyakiranuka, umupagani ntiyashobora kwirinda. Nuvuga ngo izo mbuto z'umwuka uko ari 9 zanditswe mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 nta mupagani uzigira, ni umukristo gusa uzigeraho. Ariko abapagani iyo bagize urukundo ni urukundo rw'isi. Iyo abapagani bagize ibyishimo ntibabyita ibyishimo, babyita umunezero. Ubwo nuvuga ngo hari ibyo dusangira n'ibyo tudasangira. Nuvuga ngo itandukaniro nuko ibyishimo ni ku bakristo gusa, naho umunezero ni kuri bose. Abantu bose bageze mu byiza baranezerwa, ariko siko bose bishima kuko batahura n'imbuto y'umwuka. Uko nta mupagani wagira amahoro, nta mahoro y'abanyabyaha, ariko nta mupagani wagira ibyishimo ariko yagira umunezero. Abapagani iyo bari mu nzoga zabo, abapagani iyo begeranye n'imiryango yabo n'abadamu babo, nabo baranezerwa. Ariko ibyo ngibyo nabyo ntabwo abakristo babihejweho, ariko ibyishimo ni intera yo hejuru igera ku bakristo gusa, kuko ari imbuto y'umwuka. Urakoze cyane. Niki umuntu yakora ngo anezeze Imana? Icyo umuntu yakora ngo anezeze Imana, usomye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 8 haravuga ngo erega ntibishoboka ko bari mu butware bwa kamere banezeza Imana. Uriya murongo tubwiye ko uwanesheje ubutware bwa kamere yanezeza Imana, uwanesheje ubutware bwa kamere yanezeza Imana. Noneho mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo erega ntibishoboka ko umuntu utizera yanezeza Imana. Umuntu wavuye mu butware bwa kamere akizera Imana arayinezeza. None se abantu Imana yishimira n'abameze bate? Abantu Imana yishimira, dusomye Zaburi ya 16 umurongo wa 3 haravuga ngo abera bo mu isi nibo Uwiteka Imana yishimira. Abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Iyo abantu babaye abera mu isi imbere y'Imana bahinduka imfura. Iyo babaye abera mu isi bahinduka imfura, Imana ikabishimira. Ariko muri Matayo 3 umurongo wa 17 haravuga ngo umwuka wera amanuka mu ijuru asa n'inuma amuzaho, aza kuri Yesu. Noneho ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Imana kuko yishimira Yesu Kristo, abantu bose bakurikira Yesu
bakagera ikirenge mu ca Yesu nabo Imana irabishimira. Nuvuga ngo kugira ngo Imana ikwishimire nuko wagera ikirenge mu ca Yesu. Paulo rero aravuga ngo mugere ikirenge mu caze nkuko nanje kigera mu ca Kristo. Abantu bashaka kugera ikirenge mu ca Yesu Imana irabishimira, ariko imfura z'abera nabo nibo Imana yishimira. Nukuvuga ngo abera bo mwisi nizo mfura Uwiteka Imana yishimira. Ni muri Zaburi ya 16 umurongo wa 3, n'abagera ikirenge mu ca Yesu Imana irabishimira. Ese Imana yagira urwanko ko yanze Esawu? Imana ntabwo igira urwango, kuko biravuga ngo nase Esawu. Imana ntiyabwo igira urwango, ahubwo ikorera mu bihe bitatu abantu badakoreramo. Yego. Imana ikorera mu mpitagihe. Yego. Imana igakorera mu ndagihe. Yego. Imana igakorera mu nzagihe. Yego, bisobanura ibyo bibiri. Ibyo ni ibihe bitatu Imana ikoreramo, abantu bagakorera muri bibiri gusa. Yego. Kuko abantu bashinja ibyaha bagenzi babo kuko ibyo bakoze. Nukuvuga ngo umuntu ashinja mugenzi w'icyaha yakoze, cyangwa umuntu agashinja mugenzi w'icyaha mufatiyemo ari mu cyuho. Ariko ntabwo ariko Imana bigenda, kuko twewe abantu ntabwo tuzi kumenya ahashizeho abandi cyangwa abagenzi bacu, ariko Imana iza ahashizeho abagenzi bacu nubwo yaba yiba hose, ariko umuntu bisaba ngo abe yarahari. Ubwo noneho rero igihe kizaza naho citwa inzagihe, ntabwo iby'ababi bazakora mu gihe kizaza twaba tubizi, ariko umubi ibyo azakora mu gihe kizaza Imana ibireba nk'ibyo yakoze. Nizo mpamvu Imana ireba igihe kizaza nk'igihe cyasije. Iyo uzakora ibi mu gihe kizaza ibireba nk'ibyo wakoze, kuko irabizi izi byose, kandi ntabyo abantu bazakora mu bugingo bwabo Imana itazi. Nuvuga ngo nibyo mu gihe kizaza bazakora Imana irabizi. Iyo rero uri umunyabyaha ukaba uri gutegura kuzakora ibibi mu gihe kizaza, kuko Imana ireba n'inzagihe irabibona. Icyo gihe rero iyo beje imigambi yawe mu gihe cy'indagihe ari ukugira ngo utazasohoza ibibi byo mu gihe cy'inzagihe, abantu bagira ngo uri inzirakarengane. Ubundi Imana ihanira umuntu mu bihe bitatu: uwakoze ibyaha iramuhana, n'uri mu byaha ikamuhana, n'uzakora ibyaha ikamuhana. Ariko abantu bahanira mu bihe bibiri. Abantu bahana uwakoze ibyaha n'uri mu byaha, ariko Imana igahana uwakoze ibyaha n'uri mu byaha n'uzaba mu byaha, kuko ihareba. Ubwo rero ishobora kuyobya imigambi y'uzakora ibyaha, kwa kuyobya imigambi kukazana ingaruka mbi kuzakora ibyaha. Abantu bakamwita umwere, ko aziza akarengane, ariko ari uko yari afite imigambi mibi yo mu gihe kizaza. Nizo mpamvu Imana ntiyanga umuntu. Kwanga Esawu yarebaga ko azagurisha umurage w'ubupfura mu gihe kizaza, ariko abantu batareba. None abantu bava mbese Esawu yazize iki? Ko yavuze ngo nanze Esawu nkunda Yakobo, kandi ikabamenya bakiri mu nda ya nyina bataravuka. Yabimenye ite? Nuko Imana yari izi ibyo Esawu azakora amaze kubaho. Ndetse byaba iby'impitagihe, byaba iby'indagihe, byaba iby'inzagihe. Nuvuga ngo Imana Esawu yavutse, Imana ireba ukuntu azagurisha umurage w'ubupfura abugurana igaburo rimwe gusa ry'igihe gito. Nuvuga ngo Imana irabimuhanira. Imana rero nta rwango igira, ahubwo Esawu yahuye n'ingaruka y'icyaha yari anari gutegura, kuko byageze ahagera akiriho kandi aragikora. Iyo uteguye kuzakora ibyaha rero, Imana ishobora kuyobya iyo migambi kugira ngo utazagirira abantu nabi, ariko muri kwa kuyobya iyo migambi ugahura n'ingaruka y'icyaha wari watekereje kitaraba. Icyo gihe abantu bareba igihe cyahise n'igihe turimo gusa bakwita inzirakarengane. Ariko ku Mana nta nzirakarengane ibaho, kuko ingaruka z'icyaha ni urupfu. Uwakoze ibyaha byose ahura n'ingaruka y'icyo cyaha, kandi ntabwo ari Imana yakoze icyaha. Oya, nukora icyaha uzahura n'akaga, nudakora icyaha uzabaho. N'iryo tegeko, n'iryo sezerano ry'Imana. Urakoze cyane. Ni kuko Bibiliya ivuga ngo Imana irica. Kuvuga ngo Imana irica, urupfu rwazanywe n'umuntu. Ijambo ry'Imana mu Baroma ni igice cyaho cya 5 umurongo wa 12 avuga ngo kuko bimeze bityo, kuko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, rwa rupfu rukagera ku bantu bose, kandi rukazana icyaha cyacakizanywe n'urupfu. Noneho
cyaha kikazana urupfu rukagera ku bantu bose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko bimeze bityo, nkuko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, ahubwo cyaha kikazana urupfu, rwa rupfu rero rukagera ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha, ko ntawuhakana ko atakomotse kuri Adamu. None ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka y'icyaha nibyo bihembo by'ibyaha ni urupfu. Ahangaha rero Imana ntiyica. Iyo haje kwica biba biturutse ku ngaruka y'icyaha, ahubwo hica abantu bakoze ibyaha cyangwa bari mu byaha cyangwa bazakora ibyaha. Icyo gihe Imana rero bashatse kwerekana mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 39 ngo ninje wica kandi ninje ukiza, ninje urokora, ninje ukomeretsa kandi ninje womora. Byerekanaga ko Imana nubwo hari urupfu ruzanwa n'ibyaha, ariko Imana iri hejuru y'urupfu. Ni ukuvuga ngo ifite uburenganzira bwo kuruhagarika cyangwa ikarwihorera, biri mu nshingano zayo, ariko ntabwo ariyo yica, ahubwo uwica aba ari guhura n'ingaruka y'icyaha, n'uwicwa ahura n'ingaruka z'icyaha. Ariko none Imana ikaba iri hejuru y'urupfu, ikaba iri hejuru iyo ubwicanyi, irabitegeka. Kubera ibitegeka bakayibitira bavuga ngo Imana itabishaka ntiwakwica umuntu, nibyo. Imana itabishaka ntiwakwiba umuntu, nibyo. None bakavuga ngo niba wibwije ni Imana yibye. Imana ishaka ntiwakwica umuntu, Imana ishaka ntiwakwiba umuntu, Imana ishaka ntiwakubita umuntu. Ariko iyo ubikoze baravuga ngo ubwo ni Imana yabishatse, ngo kuko yabishatse niyo yabikoze. Ni ikinyoma, aba ari imyumvire mibi. Niba umuntu yibye kugira ngo asoze uburenganzira bwe, Imana ikicecekera kuko yabumuhaye uburenganzira. Imana ni yararemanye umuntu gutekereza no kumenya no guhitamo n'umudendezo, ntizongera kwisubira mu ngo ibivogere. Ariko niba wishe ushaka gusoza umudendezo wawe, Imana igaceceka, ntaruko Imana ariyo yishe, ahubwo nuko Imana yakurekeye umudendezo wawe. Kandi kukurekera umudendezo wawe wo kwica ntabwo yakuyeho urubanza, kuko igihano cy'Imana kije guhana abanyabyaha ntabwo gisibanganya imbabazi, ariko imbabazi nazo Imana yateguriye abayo ntabwo zisibanganya urubanza. Ni ukuvuga ngo uwo muntu wateguye kwiba, Imana ikamureka, ntabwo aba ariyo iba yibye. Ariko Imana ishaka ntiyakwiba, ariko yibye si Imana yibye, ahubwo Imana itegeka, iri hejuru y'imbaraga zo kwiba n'imbaraga zo kwica. Nico bashatse gusobanura. Pastor, none se ko Imana izi byose, ibona byose, kubera iki yateze Adamu ikintu ikamubwira ngo nujya kuri igiti uzapfa? Oya, yamuramije kumuha fakirite. Ego yamangiye kumuha kutekereza, ibanza kumuha kumenya, ibanza kumuha ubwenge bwo guhitamo, ibanza kumuha umudendezo wa mwuka w'ubugingo. Itangiriro 2:7 imaze kurema umuntu mu mukungugu, imwubararaho, imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima kugira ngo ase n'Imana. Rero Zaburi ya 82 umurongo waho n'uwa 6 baravuga ngo Imana yaravuze ngo turi Imana natwe ubwacu, ariko turi Imana nto, ariko tugapfa nk'aba. None umuntu Imana yaremye kugira ngo ase nayo, abe nkayo, agira ishusho yayo, akore nk'ibyayo. Ntabwo Imana yamuyobora nka polisi, oya, imuyobora nk'umeze nkayo, kugira inama. Nuvuga ngo Imana imubwiye ngo nukora kuri icyo urapfa, nutagikoraho urakira. Yahisemo kugikoraho arapfa, ariko Imana ntivuga ngo sinda kwemera kugikoraho kugira ngo udapfa, kandi yaguhaye ubwenge bwayo. Nizo mpamvu ibindi biremwa byose bitarebwa nk'abantu. Ntabwo ihene cyangwa inka, irindi tungo ryose rihura n'ingaruka y'icyaha kuko ritahawe umwuka w'ubugingo wo guhitamo. Ariko umuntu waremwe ku ishusho y'Imana, Imana igapronounsa ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, ishaka kuvuga umwuka wera na Yesu nayo ubwayo. Tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, uwo muntu ahabwe none umudendezo wo gutegeka ibyaremwe byose. Bisobanura ngo n'uwo mudendezo wo gutegeka ibyaremwe byose byasobanuraga ko umuntu adahwanye n'ibindi biremwa, ko afite ubwenge bwo guhitamo. Iyo rero ahisemo nabi, ahura n'ingaruka zo guhitamo nabi. Ariko Imana ntabwo itureba nk'aho ari umupolisi wacu wo kutubuza icyo twahisemo cyose twagikwiye ku mitima yacu. Ntabwo ari polisi. Imana iremwe mu rukundo, tuzoza umudendezo wacu ikabyemera, ariko tugahura n'ingaruka z'ibibi twakoze
uko itagutabara ngo ikubuze gukora icyo ushaka, niyo uhuye n'ingaruka zacu ntigutabara gusa, kuko Imana yubatswe mu rukundo, usaba imbabazi ikakubabarira, ariko ntabwo izongera kuza ngo ikubwire ngo inshingano hitamwo iki. Cyakora iyo uyisabye inama igufasha mu nama, ariko iyo uhisemo irakureka. Nonese pasiteri, kubera iki uvuze ko Imana itica? Sibyo? Imana itica. Wavuze ko urupfu Imana rwari mu bitekerezo byayo. Gute nyene Imana yaremye Adamu, urupfu rukaba ruri mu bitekerezo by'Imana? Urumva wari umutego. Mwari magamugaga ko nuko niba byari mu bitekerezo, nuko nimba uratekereza ngo iki kintu kizagenda gutya, umuntu nko kumuteka avuga ngo okay. None se wumva pasiteri gute wavanga Imana ngo ntiyica? Ntabwo profeseri yateguye ikizamini, ntabwo abari gutega, abari kureba ko abantu bakuze. Imana yahaye umuntu ubushobozi bwo kumenya ikibi n'iciza, byari bihagije kugira ngo amenye guhitamo. Ntabwo byari kugarura Imana ngo imubwire ngo hitamo iki, ikibi kirahari nyine. None se yari gutsinda ikizamini atarwanye n'ikibi? Ntabwo byari gushoboka. None se yari gutungana ati? Cyari cyo kumutunganya. Nizo mpamvu gutegeka kwa kabiri igice cyaho ca 30:15 uravuga ngo dore nshize imbere yawe ibyiza n'ubugingo, nshize n'imbere yawe ibibi n'urupfu, ngaho hitamo. Kubera Imana yahaye umuntu gusa nayo ngo amenye gutoranya ibyiza, ikizamini rero kumutsinda ntabwo ari amakosa y'Imana, ni amakosa y'umuntu utatekereje neza gusa, nta kindi. Ntabwo Imana rero, ntabwo profeseri yatanga ikizamini ngo none aze yongera kubwire ngo kugira ngo udatsindwa asubiza gutya. Oya, yakwigisha uko basubiza kandi urarangije. Ntabwo rero yagaruye mbwire ngo subiza gutya. Oya, n'Imana nayo nuko ku muntu. Uko umuprofeseri atabwira abanyeshuri ngo musubize uku nguku kuko nababajije kugira ngo mutsinde, niko n'Imana itaza kugira ngo hitamo uku kugira ngo ubeho, ahubwo irabwira ngo hitamo icyo ushaka kikunogeye. Nuhitamo iciza urabaho, nuhitamo ikibi urapfa. Rero iyo uhisemo ikibi wagikunze, nico gisubizo cawe, urapfa nyine. Ariko ntabwo Imana yavuga ngo hitamo ikibi kandi warangije kugishima kandi ufite umudendezo wo guhitamo. Pastor, niba Imana izi byose, Imana rero izi abantu bazaja mu ijuru, izi n'abantu bazarimbuka? Irabazi, ariko ntabwo ariyo bateganije. Hari predestination yabo, sorry, hakaba no kumenya, biratandukanye. Kuvuga ngo ninje ushaka ko barimbuka yari kubikora mbere, kuko Abaroma igice ca 5:8 haravuga ngo icagaragaje urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Imana yari kubiki ico gihe itaratanga umwana we w'ikinege, kandi Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu, yari kubikora ico gihe. Ariko ko Imana kwidashaka ko hagira numwe urimbuka, yemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo abantu bose bizere ico gitambo gihoraho, noneho bose babone ubugingo buhoraho. Naho kuvuga ngo Imana izabazaribukira abazi nyine, Imana izabazakizwa irabazi nyine, kuko izi byose. Ariko bangu Imana niyitumye bano barimbuka, niyitumye abangaba baje uruhande rumwe, ntabwo ari cyo yatangiye Yesu Kristo ngo azarobanure. Oya, Yohana ya mbere igice ca 2 umurongo wa ya mbere 2 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 haravuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengeze kuri Data udusabira ku Mana rero Yesu Kristo kiranuka. Uwo niyo mpongano y'ibyaha byacu byose, ntabwo ari ibyacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Ntabwo Yesu Kristo arico gitambo gihoraho ari uwabamwe, ahubwo ni uwa bose. Ariko kuvuga ngo Imana izabazarimbukira abazi nyine, kuko bazarimbuka kuko bahisemo nabi, si bazarimbuka kuko Imana yabarimbuye. No, Imana Imana izumubare wabazakizwa n'abatazakizwa nta kitaza, ariko si yateganije ngo hakizwe uyu mubare cyangwa harimbuka uyu mubare. None se nimba Imana ko ukuvuze ko Imana ari urukundo, kuko urukundo ngo yakunze abari mu isi, ari gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. None se n'Imana nimba ari urukundo igahitamo bamwe ngo bazaje mu ijuru, abandi bazaje mu muriro? Ntabwo navuze ngo yahisemo bamwe ngo ndavuga ngo izi abazaja mu ijuru n'abazarimbuka, ariko siyo yabahisemo, ahubwo umuntu agana mu ruhande yatoranije. None se nimba Imana izi abazaja mu ijuru, yego, umva nimba izi umva kumenya abazaja mu izi n'umubare wayo.
yego kuko izi byose umva Imana izi byose izi umubare w'abazaja mu ijuru yego izi n'abazarimbuka irabazi yego none se wumva Imana ari urukundo wumva hari gusepara none se Imana ivuze ngo wihitamo ibitakubujije umudendezo yatanze kandi umuntu utagira umudendezo ntabwo yabohoka kandi twahamagariye umudendezo ni mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 13 twahamagariye umudendezo ngo ariko bamwe barayoba bafata rwa mudendezo ugira urwitwazo rwo gukora ibya kamere n'abantu ntabwo ari Imana kuvuga ngo irabizi ariko guteganya siyo kuvuga ngo predestination bitandukanye no kumenya na connaissance biratandukanye n'amagambo yose aratandukanye predestination kuvuga ngo naravuze ngo ntibirenga hari na connaissance kuvuga ngo ndabizi ariko bazahitamo biratandukanye urumva rero pastor numva ko ntacyo umuntu yakora nimba umuntu yashobora kuba n'umunyabyaha uko numva uri murabivuga nuko n'Imana nimba yaramugeneye ko azaja mu ijuru igeno niryo ritabaho igeno niyo yita predestination mu Kinyarwanda niryo ritabaho ku Mana ahubwo kumenya igeno no kumenya biratandukanye cyane biratandukanye kuvuga ngo ndabizi ndisobanura ngo nije wabikoze ese byuzi byose niwe wabikoze oya ariko urumva Imana izi byose nibyo ndi kuvuga ngo ibyuzi byose ntari we wabikoze ariko ishaka kugira ngo abantu basoze umudendezo wabo he kuzagira uzavuga ngo ntabwo yawuhawe kandi Imana yarawumusezeranije nta kintu none se kubera iki iyo Imana itaguhaye amahirwe yayatanze ubwo yatangaga Yesu Kristo tukiri abanyabyaha tudasabye imbabazi ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo no gutinza isezerano kugira ngo nababandi bakijarajara bahitemo neza none se ko ari umurongo muri bivuga ngo uzababarira abo ushaka kubabarira ni ukuvuga ngo nzi abazakizwa nzi n'abazarimbuka bitandukanye ruvuga ngo narateguye ngo ntanga Yesu ngo hakizwe bamwe kuko ntabwo twabwiriza ubutumwa none kubera iki pasiteri ko umurongo wa 2 uvuga ngo nzababarira uwo shaka kubabarira ni ukugira ngo batavuguruza inshingano yo gukomera kw'Imana kuko izi byose kandi niyo ifite imbabazi no gutanga Yesu ni imbabazi nta nizo mpamvu yatanze Yesu kubw'imbabazi zayo izamujambo ry'Imana avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ni cyane itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka urumva iryo jambo ritwemeje ko ari n'uruhari rw'umuntu uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ntabwo rero Imana izabishira kutizera izagendana n'uwizera wese ariko ntiyavuze ngo hizere uyu harorere uyu none se passer ko araba bamwe kuvuga ngo harabe abibabarira n'abandi tababarira niko oya imbabazi z'Imana ni kuri bose w'igitambo ca Kristo ni rusange none se ko umurongo uvuga ngo uzabarira ngo ushaka kubabarira nibyo ndi kuvuga ngo Yesu Kristo yaratanzwe nk'igitambo gihoraho ariko Imana igakorana na ubushake bw'umuntu Imana ishavekira volonté kugira ngo nawe bigire mu ruhari ubyishimire humva n'Imana ibabare ushaka kubabarira ushobora kubugiye gupfa igitambo cya Kristo cyatanzwe mbere y'iryo jambo uvuga kuko Imana yateguye gucungura isi izitararemwa ubwo rero ukumva inyuma yaho ntiwaza kuvuga ngo izababarira ahubwo uzemera izamubabarira koko kuko ntabwo Imana yaha umuntu imbabazi ku gahato urakoze abantu bari bafite icyo kibazo ndababarije nkuko mwari mwabinsabye pastor nijyara agahinda gahinduka ibyishimo cyangwa ibyishimo bihinduka agahinda hari igihe ibyishimo bihinduka agahinda kuko mu byishimo ubundi ku bapagana bari umunezero ariko n'abakristo bishima bashobora gusaya bakarenga ingabano iyo abantu rero bari mu byaha bitanejeje Imana noneho bakababazwa nabyo bakisubiraho biza muri yanzere yo kwizinukwa noneho bigahinduka agahinda ariko ako gahinda sa agahinda k'umubiri na agahinda ko mu buryo bw'Imana kuko Abakorinto ba mbere igice cyaho Abakorinto ba kabiri igice cyaho ca 7 umurongo wa 10 haravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuza nako kakatuzanira gakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi kazana urupfu iyo none umuntu ababajwe n'ibyaha yakoze yarabyishimiyemo igihe cyo kubabazwa nabyo ni muri rwa rwego rwo kwizinuka bihinduka agahinda ariko kakaba ari agahinda ko mu buryo bw'Imana kuko aba yabyanze ngo abivemo noneho rero agahinda nako gashobora guhinduka ibyishimo iyo gatanze umusaruro iyo ugize agahinda kubw'ibibi wakoze none ukanesha Imana ikuha igushumbusha ibyishimo utari ufite kuko wihannye ni ukuvuga ngo ibyishimo bishobora guhinduka agahinda
cyangwa se agahinda gahinduka ibyishimo. Ariko muri Yakobo igice cyaho cya 4 umurongo wa 9 haravuga ngo mubabare, muboroge, murire, none ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, n'ibyishimo byanyu bihinduke agahinda. Iyo murongo ufatanije n'uwo w'Abakorinto ba 2 igice cya 7 umurongo wa 10 havuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuza, nako kakatuzanira agakiza. Ariko none yari agahinda ko mu buryo bw'isi kazana urupfu. Wafatanye iyo mirongo yombi ugasanga ko hari igihe agahinda gahinduka ibyishimo cy'ingaruka y'ibyiza byo kuva mu byaha Imana yakubonyeho. Hari igihe none ibyishimo binduka agahinda iyo wakoreye ibyiza ibibi mu munezero ukizinukwa, bihinduka agahinda ariko ko mu buryo bw'Imana. Niko bisobanura ijambo ry'Imana avuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana rero niko gatera kwihana kuticuza, nako kakatuzanira agakiza. Ariko iyo kaje ari mu buryo bw'isi kazana urupfu. Noneho rero mubabare, muboroge, murire, kandi ibitwenge byanyu bihinduke umuborogo, n'ibyishimo byanyu bihinduke agahinda. Bikaba birasohoye byombi. Ni ukuvuga ngo ni ryara agahinda gahinduka ibyishimo ni igihe noneho wahuye n'ingaruka yo kubabazwa n'ibyo wakoze, wakwizinuka Imana ikakwitura ibyishimo. Ariko ni ryari ibyishimo binduka agahinda ni igihe wisanze mu byaha kandi uri umwana w'Imana, wakwizinuka none ukabanza gutekereza ukagira agahinda. None ni iyihe myifatire dusabwa ngo twuzuze umubano wacu n'Imana? Nuko twasa na Yesu. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka yaravuze ngo nguyu mwana wanje nishimira. Ijwi rituruka mu ijuru ku Mana muri Matayo 3 umurongo wa 17 ngo ijwi riva mu ijuru riravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kandi nkamwishimira. Umuntu rero uharanira gusa na Yesu Imana iramwishimira. Na icyo twakora uyu munsi wa none twagendera mu nzira y'ubupfura. Uko abantu benshi bakiriye ubutumwa bwiza ntabwo babaye imfura, ahubwo babaye inyangamugayo. Bisobanura ngo inyangamugayo ni ukwakira ubutumwa bwiza, ariko noneho ibyaha wakoraga ku mugaragaro ukabikora muri disipurine. Ubundi amadini yahinduye abantu kuba inyangamugayo, ntiyabahindura kuba imfura. Imfura ni umuntu ukora n'ibyiza niyo abamutegeka badahari, ariko inyangamugayo ikora byiza ari uko abayitegeka bahari. Ni ukuvuga ngo babandi bakiri ubutumwa bwiza bakagira disipurine kijya bupfura. Noneho rero iyo bavuga ngo inyangamugayo ntabwo ari umuntu wavuye mu byaha. Inyangamugayo ni umuntu wanga kwiyandarika kugira ngo abantu batamenya ko akiri mu byaha kandi akibirimo. Ni ukuvuga ngo yanga kwiyandarika, ariko si uko yavuye mu byaha. Nizo mpamvu bamwise inyangamugayo. Yanga kubikora ngo batamugaya, ariko iyo ari aho batamurora arabikora ko ntibamugaya batamureba. Uwo muntu rero niwe nyangamugayo. Inyangamugayo bisobanura ngo ni umuntu utaravuye mu byaha ariko akabikora mu kijyabupfura kuko yanga kwiyandarika. None agakora ibyiza bamureba gusa, ariko igihe batamurenga bakangiriza niwe bita inyangamugayo. Kandi yamenya ko bazabimenya agakora ibyiza. Naho imfura z'abera nubwo yaba ari umupagani ari imfura, akora byiza niyo badahari. Ni ukuvuga ngo biratandukanye. Amadini rero yafashije abantu kuba inyangamugayo, ntiyabafasha kugera ku rwego rw'ubupfura bwo gukora ibyiza batareba. Hariya mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 avuga ngo bene data bakundwa, nk'uko mwajaga mwumvira cyane cyane nta cyane cyane mpari, ahubwo cyane cyane ndahari, nk'uko mwajaga munyumvira. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mukanyumvira mpari, ariko Paulo ravuga ngo nanezerwaga cyane cyane munyumvira ruko ntahari. Abariko musoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishitsi. Bisobanura ngo Paulo yabwiraga babandi bakora neza hari, akababwira ngo ikizaneza si uko mukora neza mpari, ahubwo ngo muje murakora neza cyane cyane ndahari. Nimbyumva niho nzanezerwa kurutaho, kuko umuntu ukoze byiza uhari ntabwo ari mwiza, ariko ukoze byiza udahari niwe mwiza. Paulo aravuga rero ngo muje mukora neza ndahari nibyo bizanezeza kurutaho, ariko mpari muzakore neza ye
kuko ibyiza ni byiza, ariko ntahari mugakora ibyiza nibyo bizarushaho kunezeza. aba ariko musoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushitsi, ni ukuvuga ngo twari dukwiye kuba imfura. Narizo mpamvu iriya jambo rivuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana, Uwiteka Imana yishimira, ni ugukora ibyiza atari uko bakureba gusa, ahubwo batanakureba. Uwo muntu ni mwiza cyane. Ariko abantu benshi bakora byiza kuko bagenzi babo babareba, ndetse ni mwitorero umuntu agendera mu nzira nziza kuko ubuyobozi bw'itorero buri kumureba, ariko bwaba butakimureba akangiriza agakora ibyo yishakiye. Umuntu rero unezeza Imana nukora ibyiza naho abantu baba batamureba, akamera nk'ukorera data wo mwijuru adasa n'ukorera abantu. Byanditswe mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo waho wa 22 kugeza 23 avuga ngo tuje dukora byiza niyo ba data buja batatureba, tuje turamera nk'abakorera data wo mwijuru ari ureba byose, twe kumera nk'abakorera abantu. Iyo ugeze mu mutima wo gukorera Imana udasa n'ukorera abantu, uba wageze mu rwego rw'uko Imana yakwishimira. Pastor, tugana ku musozo. Ese Pastor, umuntu ashobora gupfa urupfu rwo mu mubiri yishimye? Umuntu yapfa urupfu rwo ku mubiri yishimye yageze kuri ya ntera yo kwizera. Yohana igice cya 11 umurongo wa 25-26 haravuga ngo umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfirye iteka ryose, ariko umuntu unyizera ntabwo apfa. Iyo ageze kuri urwo rwego rwo kwizera Imana ku buryo yumva ko gupfa bitakibaho, apfa yishimye, kuko urupfu ntaho rwamutera ubwoba kandi nta cyamutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugeza 38 haravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni intambara na makuba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turicwa umunsi ukira baduhora Yesu Kristo, kandi twageranijwe n'intama zibagwa, ngo ariko kuri ibyo turushaho kunesherezwa n'Imana yadukunze, ngo ndetse menye neza yuko byaba ubuyobozi n'ubutegetsi n'ubutware bitadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo ariko menye neza ko n'urupfu rutadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Umuntu wageze rero ku ntera yo kwizera Imana akakira urukundo rwa Kristo, ntabwo aterwa ubwoba n'urupfu rwo ku mubiri. Nizo mpamvu yishima igihe cyose haba no mu rupfu. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire nawe waranywe muri kiganiro tukubwire ngo Imana igumugisha. Ushobora bwa mbere ugeze kuri Gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzazabone ibiganiro byacu bitakugoye. Reka dushimire wowe wakanze subscribe, reka dushimire dufata ibiganiro byacu kabishaka tukubwire ngo Imana igumugisha. Nawe ushobora kwifuza kudushikira ku murimo w'Imana, ku murimo w'Imana ufasha usaba ibintu byinshi. Pastor, ese ni ihe nimero twabahe? Kuri channel ya Gusenga everyday ni 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga everyday. Mukeneye ibiganiro mwabona byinshi, ndetse n'ibyo mwifuza mwatwandikira, mwashiraho comment kugira ngo tubashe gusangiza ubutumwa bwiza abari mu mahanga yose, nk'uko inshingano ya Kristo n'ubutumwa bukomeye butubwira. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane gaho naho gutaha. Shalom shalom. Shalom. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanje, kube nk'igitambo cya nimugoroba.